Mwiriwe neza, ngiye kubagezaho ubuhamya bw'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ngiye ubagezaho ubuhamya, nitwa Kabayiza Clement, mvuka mu cyahoze ari komini Nyakizu, umurenge wa Nyagisozi rya Bidandi ku musozi wa Kibingo. Ubuhamya bwanjye bugizwe n'ibice bitatu. Icyambere, inzira y'umusaraba kuva ku ivuko tujya Cyahinda, umusozi wa Gasasa, tunyura umuhanda ugana Giswi twerekeza aho bita mu Gisenyi mu cyahoze ari komini ya Nshiri, twambuka umwogere w'u Burundi aho twaruhukiye bwa mbere turokotse ahitwa Kabarore mu gihugu cy'u Burundi, aho twaje kwimukira mu nkambi ya Gahombo, nyuma nkerekeza n'umuryango twari dusigaranye mu nkambi ya Mubuga. Hanyuma uko twaje guhunguka nyuma ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zihafashe igihugu, tukaruhukira ahitwaga komine Ngoma, ubu ni mu karere ka Huye. Igice cya kabiri, uko habayeho gutabarwa na leta FPR Inkotanyi. Igice cya gatatu, gushima ibyagezweho no kudaheranwa n'agahinda, ahubwo tugashishikariza kwiyubakira igihugu dusigasira amateka. Navutse ndi umwana w'imfura mu rugo rwa Burasanzwe Simone na Mukambanda Catherine. Papa yakundaga kutubwira ko utaziga ziba ari wo munani umubyeyi yaraga umwana we, cyane ko yakoraga n'umwuga w'uburezi. Nk'uko bisanzwe twararyamye nimugoroba tumaze gusenga, aratubwira ati ijoro ryiza abana banjye. Bukiye mu gitondo yakumva amakuru mbere yuko ajya ku kazi. Nibuka neza, niba ntibeshye umunsi yari kuwa gatatu, twumva araduhamagaye ati tya, numvise inkuru mbi, indege y'umukuru w'igihugu bayirashe, yapfuye, abatutsi turashize. Nuko muri ako kanya tugwa mu ruhubi, turahubangana. Ubwo hari tariki ya 7 z'ukwa 1994. Bitewe nuko na mbere yaho data yajyaga ahigwa, yigeze no gucibwa amande ngo yavuze ko ubuyobozi bwa MDR bwatoye ingegera. Ibyo bintu nari umwana, kugira ngo ahigobotore yatanze amacupa 10 y'ikigage. Twatangiye kubona mu bice bya Mubuga, ubu ni Nyaruguru, bya Rwamiko, ko twari dutuye ku musozi ahirengeye batwika. Mu minsi mike abatutsi bari bamaze gusesekara muri paruwasi ya Cyahinda. Harimwo umuryango wa sogokuru aho mama avuka, tubona baje mu rugo. Twarabebewe uko byagenze, baradusobanurira, batubwira ko abantu baturukaga mu bice byo hiryo kuri Nyungwe babateraga bagatwika bakica inka. Biba ngombwa ko bafata umwanya wo guhunga berekeza i Burundi. Nibwo badusanze i Cyahinda muri paruwasi ya Cyahinda aho twavukaga. Hari tariki ya 15 z'ukwa 4 1994. Ndibuka mu gatondo abaturanyi b'abatutsi bo kwa Muzehe Rugemanga Baregesi bamenye amakuru kare, cyane ko uwo musaza yabaye n'umuyobozi. Amakuru yaravuye ahitwa umurenge wa Nkakwa, aho masenge yari yarashatse, atubwira yuko babishe n'urugo rwose. Nuko muri ako kanya dutangira kwegeranya twangushye, inka zari mu rugo turazishorera, n'abana n'umubyeyi mama umbyara, twerekeza
ku musozi duteganye wa Mwumba. Ndibuka tugeze ku kibuga haruguru y'aho twari dutuye hari ikibuga cy'umupira, abana b'urubyiruko babarirwa mu muryango w'abahutu baratubwiye ngo nimugende mwankotanyi mwe, nitutabica tuzasigarana amasambu yanyu tuyagabane, mwe mwari mufite manini. Jye nk'umwana wari mutoya numvaga abana batakwiriye kuvuga ibyo ngibyo, bigaragara ko bari barabibwiwe n'ababyeyi babo. Twaragiye tujya Cyahinda, ntitwaharaye kuko twahamaze amasaha makeya. Nko mu masaha 9 haje burugumesitiri, yari yambaye ishati ya gisirikare afite n'imbunda ya pistole, nuko yegeranya abantu bari aho ngaho ari kumwe n'abajandarume. Ndibuka yari yaje n'imodoka itukura bitaga Stauti, icyo gihe ubanza ubu zitakibaho niba ziriho ni nkeya. Aravuga ngo abatutsi bo muri Mubuga. Kuvuga umututsi no kuvuga umuhutu no kuvuga umutwe icyo gihe byari bimeze nk'iturufu. Yaravuze ngo musubiri wanyu mwiza kuduterera komine yacu. Haza kuvamo umututsi umwe wari wahunze akoma mu mashyi ati nyakubahwa burugumesitiri, ko aho twavuye batwikaga bakica bakaturira inka, mwaduhaye icumbi ko twe dushaka amahoro. Burugumesitiri icyo gihe yitwaga Ladislas Kambanda, ngira ngo ubu yarafashwe ariho araburanwa n'inkiko. Aravuga ngo nimutubahiriza ibyo mbabwira ndabara 1 2 3 muribonera. Koko yahise abara ati 1 2 3. Yavuze 3 amasasu atangira kuraswa, abagwirirana, abanyura hirya no hino, abirukanka. Ngira ngo aho ngaho niho twahise tuburira abashiki bacu 2 kugeza na n'ubu ntiturababona. Njya ntekereza ko batapfuye umunsi umwe tuzahura, kubera ko ntigeze mbabona ngo mbishyingurire. Iyo nayo ni intimba umuntu ahorana warakoze jenoside yakorewe abatutsi. Muri iki gihe cyo kwibuka abatutsi bazize uko baremwe, reka mbonereho ngire abo nibuka kugira ngo nanjye ubwanjye nduhuke. Ubu mwanya wo kumva hari aho ngejeje ibyifuzo byanjye byari bimaze imyaka myinshi bindi ku mutima. Reka nibuke mushiki wanjye Kayigire Marie Claire, Kabahizi Marie Rose, Kabarore Jose, Kabasare Marie Louise, Emmanuel data wacu, Bizimana, Mureramanzi Benjamin, Bariganza Jean Marie Vianney, aba nabo umuryango. Reka nibuke abene Gitori bose, Kinyaga, ku Kibingo, Karambo. Nibuke umuryango wa Sebudandi, Muzehe Kedeko, kwa Muzehe Nomeriani Nyarwaya, abo kwa Rubimbura Matayo, kwa Kanyambiriri, kwa Sidori, kwa mwarimu Mutera hejuru Jean Mbere Kimasi, kwa Sebantu, umukecuru Febronia Merciana, abo mu Bahongo kwa Basarambuye, abo mu Bakobwa umusaza Mwikaraga ngo Masharire, hakurya mu Kinyaga abene Gahaya. Nibuke abajara bose, nibuke abasinga, abakono bose b'Icyahinda, nibuke abene Juru. Reka mbone umwanya wo kwibuka Abanyakarama. Abo bose bari bafite abana twiganaga, bari bafite ababyeyi batwigishaga. Kera habagaho ibirori ugasanga imiryango yateraniye hamwe, ariko muri icyo gihe narababuze. Numva umwanya ari umwanya wo kwibuka kugira ngo bimpe kuruhuka. Reka nibuke Hitimana Yohani, data wo muri batisimu, wanampaye impano ikamperekeza kugeza ngeze ncitse ku icumu. Impamvu inteye kwibuka abantu bose nuko ari ikiniga cy'amateka. Ngarutse nyuma
abajandarume bakirasa habayeho gutatana, nuko abitwaga abahutu bari bakikije inkengero z'umusozi wa Cyahinda kuri paruwasi batangira kurajya barasa imyambi n'amacumu. Abatutsi bari aho ngaho kuri paruwasi bamwe biruka imishwira bajya mu misozi iri hirya aho. Ubwo mwumva ko abatarashoboye gupfa bashoboye kwerekeza mu musozi wa Gasasa, ariho natwe twerekeje n'umuryango kubo twari turi kumwe. Mu ijoro rishyira 18 z'ukwezi kwa 4 1994 niho bamwe mu basaza begeranyije abatutsi bari mu musozi wa Gasasa. Dushimire cyane imiryango y'abajana n'abanyakarama bo bashoboye kutwakira, bafatanyaga n'abari bahari, harimo abasaza bitwaga Basagatarama, abasaza bitwaga Banzira Batinyi Yohani, n'abandi basaza bari nararibonye bagiye batanga amakuru kugira ngo batwegeranyirize hamwe kandi bafashe abasore n'abagabo bari bagikomeye kujya barwanya interamwe zaturukaga mu musozi wa Nyakizu n'izaturukaga mu gice cyo mu Ruvumvu. Nibwo muri iryo joro habaye amateka adasanzwe, nuko mu kwegeranya amakuru ngo dushaka uburyo twava kuri uwo musozi, kuko twabonaga ibyaberaga kubasigaye hakurya Cyahinda habaga hariho haraswa batwika. Ayo makuru yajyanywaga n'abo bagabo bakayageza ku bari bahungiye aho ngaho, byatumye tubura umwanzuro w'uburyo twafata icyemezo cyo guhunga. Bamwe bakavuga bati duhunge twerekeza Cyahinda. Nibwo habayeho kutumvikana aho bagomba kunyura. Bamwe bafata umwanzuro wo kunyura mu bice bigana Cyahinda, Giswi na Nshiri. Abandi bati tunyure mu gice cya Karamba ahari harahungiye impunzi z'abarundi, namwe ngo niho nzira ya hafi yabafasha kugera i Burundi. Abandi bati tuzamuke Igishamvu tuzanyura Inyumba, tunyure kaburimbo yose tujye kuri perefegitura, yenda twazagira ubutabazi. Abandi bati twigumire aho ngaho dutegereze urwacu. Ariko hahise hagwa imvura nyinshi cyane. Iyo mvura yaguye abashoboye kwigendamwo bazindutse basanzwe, abazindutse babasanze babiciye kuri Giswi. Ubwo twe twashoboye guhunga imvura ihitutse, nitwe twagiye turwanya mpaka tugeze i Burundi. Iyo nzira rero yari ndende, yari umusaraba ukomeye. Reka se nubayinyuriramo muri make. Muri uko gufata umwanzuro wo guhunga rero nibwo hari igice kimwe cyanyuze mu gice cyerekera Cyahinda, aricyo nari ndimwo na mama na mushiki wanjye umwe na murumuna wanjye. Undi mushiki wanjye umwe na muzehe ariwe data umbyara, bo banyura igice cy'amajyaruguru. Mwumva ko habayeho gutatana. Twe rero inzira y'umusaraba twanyuzemwo yerekeza Nshiri yari iteye ite. Twageze ku ruzi rwa Giswi, niho nabonye bwa mbere abantu bapfuye. Ndibuka nabonye umwana ukambakamba agana aho mama we yaguye hafi y'uruzi bamujugunye. Nibwo nabwiye mama nti ese uriya mwana twamwitwariye maze tukazamwijyanira kubona mama we yapfuye. Mu gihe nkibivuga tukiri ni muri izo proposition, hahita haza umuntu afite umupanga aje kuntema. Agiye kuntema nzamura radio, agiye kwikubita hahita umuntu akubita ibuye, umukecuru yikubita aho ngaho. Ubwo nanjye yaradonye kubita hasi, nyikubisa hasi ajya kwirwanira yitora. Amaze kuyitora mba ndamutse ngiye mu gico cy'igikundi kimwe twari turi kumwe. Ubwo aho hantu twarahacitse, ariko hari haguye benshi hanasigara benshi. Umva ko ari Imana yaturindiye. Twarakomeje tuzamuka umuhanda wa Nshiri mu mahuriro y'imihanda ibiri, umwe werekeza mu kigo cya groupe scolaire ya Runyombye, n'undi w'umoso ugana ahagana mu Kabande.
twaretse uwo mu kigo cy'Urunyombyi tugana ubumoso, ugenda ukikubita mu kabande ukazamuka hagana mu Gisenyi. Uko twagendaga niko mu kivunge bakururaga uwo bashatse bica bashyira munsi y'umugina cyangwa haruguru yaho tugeze mu mpinga y'umusozi. Twakubitanye n'umukecuru aracyana ariho, umukecuru witwa Mukamushana, ati yewe wawe we murajya he ko aba twari kumwe bose bashize? Nuko ubwo babura dutaha, turakomeza turazamuka tugera ahantu hari agashyamba, hari intumbi nyinshi, abagore bose abana babo bapfuye. Ayo mashusho ntajya mvamo. Ndibuka hari umugabo wavuye iwacu wo mu bwoko bw'abahutu witwaga Nyabenda, yariho avuga ngo nta Matayo, Matayo yari sogokuru, nta Burasanzwe Simoni, Burasanzwe Simoni yari data. Noneho umukecuru uwo umusaza Matayo amubonye ajya kumusuhuza, twahise tumubura, ntiyongeye kugaruka. Aho ngaho ni umusaza witwaga Sagatarama waturwaniye cyane, nawe yaguye, bamutsinze aho ngaho na data wacu mu Birigi. Hari abantu bagendaga bakuramwo cyane cyane, ukumva barabaririza amazina y'abantu bari basanzwe bazi. Nuko twageze ahantu mu Gisenyi hari ikibuga cy'umupira, noneho tubona abajandarume benshi, interahamwe, aho mu bwoko bw'abahutu benshi bari bashyigikiye ubwicanyi, baratugota. Tubona imodoka yera, havamwo umugabo, numva aravuze ngo nimuhaguruke mugende i Burundi muzicwa n'Abarundi, ntimurenga uwo mwogere. Twumva bavuga ngo muzicwa n'Abafrodebu. Nari umwana ntabwo nari nzi Abafrodebu icyo ari cyo, ariko mu nzira tugana ku mwogere bakuragamo umwe bica bashyira munsi y'umuhanda, undi bashyira ruguru y'umuhanda, umugenda kugeza aho twambukiye akagezi. Baratubwira ngo twageze i Burundi. Hari amagambo ntajya nibagirwa. Tutarambuka i Burundi haje interahamwe irambwira ngo mu mufuka w'umupira wawe harimo iki? Iyo sigaye ntabwo ushaka kwicisha abahutu, reka tukwice na Kagame yagiye angana nawe. Kagame sinari muzi, sinari naranamubona. Nuko fata umupira w'ubururu nkuramo isabune nari mfite ndayimuha, nyimuhaye arandeka. Ubwo murumva ko iradiyo yarankijije, tatamura tisimu yampaye, isabune nanone yarankijije bayitira grenade. Murumva ko ikizakiza umuntu kitava kure. Nguko uko twageze i Burundi kubera Imana yaturinze. Muri rusange njyewe nta rwara na rumwe witwaga interahamwe w'icyo gihe cyangwa se uwari mu bwoko bw'abahutu bari bafite imyumvire yo kwica abatutsi, kuko abahutu bose ntabwo bishe, nta nubwo bari babi kubera politike y'icyo gihe. Ariko nta n'urwara nigeze ndibwa, ariko ntibivuze ko ntagize ibikomere. Mutekereze kubona umuntu mukuru yambaye ubusa yatemaguwe, mutekereze kubona umwana yonka mama we yishwe, mutekereze kubona imivu y'amaraso, mutekereze kubona aho bakubita umuntu ubuhiri, mutekereze kubona aho umwambi unyura mu muntu. Ibyo ni ibikomere bisigara ku muntu ku buryo abana nabyo. Twageze aho bita Ikabarore, abantu batangira guhamuka. Hari nko saa 11:15 mu mvura nyinshi, inzara ari yose. Hari abakecuru bashoboye kurokoka, abasaza, buri muntu asa n'utazi ahari. Nyamara Imana abo yarindiye aho ngaho, njyewe ubwanjye natekerezaga yuko mu bantu bose bari mu Rwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ari jye urokotse. Naje gutangazwa no kumva ko
mu bindi bice hari uyu n'uyu, ari nabwo twaje kujya ahantu bita Gahombo. Ubuhunzi murabuzi, nabonaga aho macinya zica abantu korera. Nyuma tuza kumenya amakuru y'uko papa na mushiki wanjye baje kurokokera yitwa ku Mubuga, nuko tubasangayo dukomeza ubuzima bw'ubuhunzi. Nageze mu nkambi ya Mubuga aho ndi kumwe na mama na mushiki wanjye na murumuna wanjye. Mama icyo gihe yaratwite inda impanga. Tuhasanga papa, tujya mu nkambi nk'abandi b'impunzi bari bahari. Nagize amahirwe yo kuhita mbonamo akazi ko gukora mu muryango witwa Médecins Sans Frontières. Nari nshinzwe amasuku, kuyobora abashinzwe amasuku yo mu nkambi. Ubwo hashize igihe gito twumva ko ingabo z'inkotanyi zafashe igihugu, twitegura kuba twagaruka mu Rwanda, aho twaruhukiye ahahoze ari perefegitura ya Butare. Ubu hubatse, nabonye hari yakora radiyo ya RC Huye n'umurenge wa Ngoma. Ndibuka turi mu nzira dutahuka tugeze ahitwa ubu ngubu ni mu muhanda Akanyaru Huye, ahitwa umurenge wa Ngoma. Twabonye ikamyo za HCR n'inkotanyi bwa mbere zipakiye inyuma amagufwa n'imirambo bavanye ku Kanyaru y'abatutsi bari barahaguye. Birumvikana imirambo yari inyanyagiye hirya no hino mu gihugu. Izo ngabo zashoboraga kwikusanyiriza hamwe kugira ngo hazabeho ibihe nk'ibi ngibi byo kwibuka no kubashyingura mu cyubahiro. Zarakoze cyane inkotanyi. Mu by'ukuri igihugu cyacu cyari amatongo. Ubwo hari muri 94 mu mpera z'umwaka, nibwo nk'umuntu wakundaga inkotanyi twaganiye n'ababyeyi, ndababwira nti ubundi ko nta cyizere cyo kubaho, nta mashuri, mubona igihugu cyasenyutse, mwaretse nkigira gutabara nk'abandi bose, ko nabuze ubu yajyayo kubera ko nari mfite akazi tukiri Burundi. Nuko papa na mama barandeka, barambwira ati genda n'ubundi uracyari mutoya. Nuko ndagenda, ariko ntabwo nagize amahirwe yo kujya muri icyo gisirikare, kuko habaye yuko abari bakiri batoya basubira kujya kwiga. Ubwo iyo nzira nyereka gutyo, nisubira kwiga, njya muri groupe scolaire officiel de Butare mu minsi mikeya. Hamaze imyaka ibiri njya kurangiza amashuri Isave mu bunyo rw'amashuri kwa Sainte Bernadette. Nibwo naje kugaruka ndangije amashuri yisumbuye, nkora umwuga w'ubwarimu mburangije umwaka umwe, njya gukora muri banki y'abaturage. Mpavuye njya gukora mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Maze imyaka 27 mfite iyo ntimba ku mutima y'uburyo numva nzibohora, mwisanzura, nkavuga ibyambayeho kandi nkagaragaza intego n'ibitekerezo by'umuntu. Muri iyo myaka 27, kubera iterambere ry'isi ryagiye riza, nibwo nashinze urubuga rukorera kuri murandasi kugira ngo nzanyuzeho iki gitekerezo cyanjye, nyuzeho n'ubuno buhamya bwanjye, kandi ngerageze no kurwanya babandi bose banyuzaho ibitekerezo bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, banyuzaho ibitekerezo birwanisha abanyarwanda. Murabizi kandi mujya mwumva, njyewe ndi hano kugira ngo mbarwanye, ngaragaza ibyiza, sigasira amateka abanyarwanda twanyuzemwo, mparanire nanjye ubumwe bw'abanyarwanda, kuko ubumwe bwadutwaye abacu twakundaga. Nifuza ko twakosora amateka mabi twanyuzemwo tukubaka meza, ku buryo umwana w'umunyarwanda azishimira kuba mu gihugu twateguye, yishimira kubamo gitengamaye. Ngaruke ku wacitse ku icumu,
nkanjye nkeka ko ashoboye aho ariho hose arwana ishyaka ryo guca akarengane, kuko ikosa ntirikosozwa irindi, ahubwo rikosozwa icyiza. Soza buno buhamya kandi burimwo n'ubutumwa, ndashimira cyane inkotanyi, ingabo zari za FPR, abo bose zavanye mu myobo, mu bihuru, mu bisenge by'amazu, mu maboko y'abicanyi. Ndashimira cyane leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuri gahunda yashyizeho ifasha by'umwihariko urubyiruko mu kwiga no kwivuza, yubakira abacitse ku icumu, ibumbira hamwe incike, ndavuga abo basaza n'abakecuru basigaye bonyine, nta miryango, nta bana, nta buzukuru. Shimira imirongo migari yashyizweho yo guhana abanyabyaha, bashyiraho inkiko gacaca, kandi inkiko zabaga zishingiye ku muco no ku kuri, kugira ngo twubake u Rwanda ruzima, u Rwanda ruzira umuze, u Rwanda ruzira umwiryane, u Rwanda ruzira amakimbirane. Ndashimira cyane abo Abahutu bagize ishyaka. Murabizi neza ko burya abantu bose ntibategereza kimwe, bakagira ishyaka ryo guharanira guhisha Abatutsi bahigwaga ndetse bakanabizira. Ntawatinya kubivuga rwose, nayo Imana izabibahembere. Ku giti cyanjye, inzira y'imyaka 27 ni ndende, kandi amateka abatubera icyigisho cyo kubaka inkuta zikomeye ngo ntihazabeho gusenyuka ku byagezweho. Ndashimira Imana y'Abanyarwanda yavanye u Rwanda mu icuraburindi, ikaba yaraduhaye ubuyobozi bwiza buturengera. Nsoza ndongorera akajambo kamwe abacu bagiye babwira ko twabaye abagabo, kandi ko ikivi cyabo tuzacyusa. Ndakomeza kandi uwo ari we wese wacitse ku icumu aho ari hose muri iki gihe cy'akababaro, muri iki gihe cyo kwibuka, akomere kandi akomerane n'undi munyarwanda wese ufite imyumvire yo kubaka igihugu. Twubakire ku mateka, amabi yatambutse tuyahindura ameza, tuyagendereho, maze tuzaraga igihugu cyacu abana bazima. Nta nyungu yindi uretse gukomeza uwacitse ku icumu, kandi twubaka amahoro arambye. Murakoze mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Kabayiza Clement mu 1994. Mugira amahoro.